turakwitabye karamenya gasani, twitabira ingoma y'urukundo ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri wa gatandatu mutagatifu tariki 4 Mata 2026. Turi mu cyumweru gitagatifu, cyane cyane ngo turi kuzirikana ku minsi nyabutatu ya Pasika, Triduum Pascal, y'ikilatini Tres Dies, minsi itatu. Iyo minsi itatu rero ifite umwihariko wayo wo kudutegurira Pasika. Ngo twazirikanye wa kane mutagatifu, misa mbere, misa y'amavuta matagatifu, misa ku mugoroba, isangira ya nyuma rya Yezu Kristo n'abigishwa be. Hakurikiyeho umunsi wo kuwa gatanu, twazirikanye inzira y'umusaraba, tuzirikana ububabare n'urupfu bya Yezu Kristo. Hanyuma turazirikana ko wa gatandatu Yezu ari mu mva. Kiliziya reka dusaba ikintu gikomeye cyane, utegereza izuka mu mutuzo, dans le silence. Ni kuri iyo ngingo tugiye kuvugaho, le silence, guceceka. Hari umuhanga wavuze ati guceceka si ubucucu, ahubwo no gucengerwa n'ibyuzi ugacira mu nda, kwa guceceka. Nawe nanjye twongere twibutse inosi yacu irimo akaduruvayo, irimo imidugararo, irimo intambara, irimo ibibazo, akavuyo, urusaku wa mubyeyi we. Twongere twibutse ko turi mu gihe cy'igisibo, iminsi mikuru itwegereza izuka rya Yezu Kristo, aho tugomba gutegereza Kristo dutuze, duturane na Kristo, niho tuzagira amahoro. Mu kuvuga ku mwitozo wo guceceka, uko dudamye kuvugaho cyane cyane turi ko twamaze iminsi 7 hanga kuri buri munsi, tuvuga kwishengerera, tuvuga ko umutima wo gushengerera ari ugutuza. Nanjye rero ngarutse aha ngaha nkubwira ko wa gatandatu ni nko gushengerera, no gushengerera kuko gushengerwa bikorwa ryari mu mutuzo, kuko Imana itaba mu rusaku, Imana iba ahantu hatuje. Niba utuje rero umenye kuri kumwe n'Imana. Ariko se nanone niki kitumye utuza? Utuje kugira ngo zirikane ku bubabare, urupfu n'izuka bya Yezu Kristo, cyangwa utuje ngaho hari ikintu ujunditse mu kanwa uzahombora umuntu n'ubumbura umunwa? Turakomeza tuzirikane ku mutuzo, le silence, tuzirikana ko Imana ikoresha ubwo buryo kugira ngo idutagatifuze, itubwire. Ni ngombwa rero guceceka tugategezuka mu mutuzo. Isomo riza kudufasha kwakira uno mutuzo niryo dusanga mu Evangelii Yezu Kristo yanditswe na Mariko, umutwe wa 6 umurongo 30 kugeza ku 32. Intumwa zihindukiye ziteranira iruhande rwa Yezu, maze zimumenyesha ibyo zari zakoze byose n'ibyo zari zigishije byose. Nuko arazibwira ati, nimuze hitaruye hadatuwe, maze muruhuke gatoya. Koko rero abazaga n'abagendaga bari benshi, bigatuma batabona n'umwanya wo kurya. Nuko bajya mu bwato, bambukira ahantu hadatuwe bagira ngo biherere. Iyo ni Evangelii ntagatifu. Uragasingizwa Kristo. Hari amagambo meza duherutse kuyasubiramo, reka nongere nyasubiremo, dore ko biryoha bisubiwemo, ya Mutagatifu Tereza wa Calcutta. We wabonaga ababikira be bari mu mirimo myinshi cyane. Rimwe na rimwe hakaboneka abashobora kuza kumbwira bati, ubu turetse imirimo iracyari myinshi, imirimo twavunitse imirimo ni myinshi. Nuko ngo arababwira ati, umva rero mwababikira mwe, ibintu byose mubikore, imirimo yose mwapanze muyikore, ariko ngiye kubwira ikintu gikomeye mutaza gukoraho, ntimukore ku mwanya w'isengesho. Amen, amen, amen. Tumeze nk'izi ntumwa, abantu benshi turajya mu butumwa, tugakora ubutumwa bugatwica benshi, ubutumwa tugaheranwa n'ubutumwa. Narenge kuvuga tukitwaza ubutumwa. Muri ino uzabona abantu bitwaza ubutumwa ati n'uri turi gukorera Imana. Nuko abantu benshi bagaheranwa n'ubutumwa, bakaza kwegirwa ikigenzi gutuza, kugira ngo baturane na Kristo, kugira ngo baruhuke. Kuruhuka akanya gato, icyo nta kindi n'umutuzo, no gutuza. Abantu kuri ino si bafite induruburi nyinshi cyane, akavuyo, akaduruvayo, imirimo y'urudaca, ngo ubutumwa nagiye mu butumwa, ukitwaza ubutumwa, ariko utajya uhura na Nyagasani ngo mwiherere. Izi ntumwa ni wowe nanjye twongera kwibuswa ko nubwo twaba twagiye mu butumwa, Yezu arongera akaduhamagara ati, nimuze twihere akanya gato, twongere tuganire, dusangire. Iki kiruhuko Yezu aragikoramo ibintu bibiri n'intumwa ze, gufungura, gusangira, ndetse no gusenga.
nanjye rero nigeze abwira uno munsi kuri uwa gatandatu kuko akenshi mperanwa n'imirimo, uducogoshogo t'ubuzima, ibyo ku isi bikamperana gushakisha imibereho hano ku isi, nkaza kubigwa akanya ko gutuza ngo nturane na Kristo, akanya ko gushengera. Dutegura iminsi mikuru y'ubutatu twagarutse ku gushengera cyane, twibutsa ko abantu benshi barimo bariruka ku by'isi ariko ni bake babuze umwanya wo gutuza. Ibyo ni igitembere turi kuzirikana uko abantu barushaho kugura amamodoka yihuta niko barushaho kugenda bakerererwa. Amen. Uko ikoranabuhanga rikomeza kugenda rikataza imbere niko abantu bari gusubira inyuma mu byaroho bakabura umutuzo, kandi iyo buze umutuzo burya no gupfa uba wapfuye. Nashaka kuvuga gupfa uhagaze hato utaza kundakara ngo ndakubwiye ngo urapfuye. Uwo mutuzo utuza ryari? Uturana nande mu mutuzo wawe? Wiherera ryari? Wiherera nande igihe ujya kwiherera? Aka kanya mu kuzirikana uko tugomba guturana na Kristo ubundi tugatuza tukabaho neza, muri no minsi dufite igishuko gikomeye cyane, nanjye kuvuga ko ari ikigirwamana, bamwe cyabagize imbata abandi kibagira abacakara, ko umucakara w'ikigirwamana ngaho forariki. Nifuje ko no munsi wo ku gatandatu tutegeze ukajya Nyagasani tuzirikana kuri telefone. Iyo tumanaho, iryo tumanaho riri gutwibagiza Imana muri no minsi. Telefone. Ubundi telefone yakubumbye ku gikoresho cyogeza butumwa. Ngakoresha telefone yanjye ndi ko uploadinga, ndi gushyira ibintu ku rubuga kugira ngo muze kubibona. Ariko akenshi uzasanga ndi kubikura ku rubuga cyangwa nkoresha telefone ndi kurindagiza n'abandi. Telefone. Rero mu gutegereza dutuje, iyo ababyibuze nakuragaho ako kantu, ndabizi umukecuru aza kumbaza ati ese ko ngewe ntakizi no kubikoresha. Niba utanayikoresha nawe ufite ibindi bimeze nkabyo, nka telefone ituma uzitira Imana ntugire umutuzo iwawe. Mu guceceka no gutuza, ngiye gukubwira ahantu hatanu ugomba kuzimya telefone, bityo ugaceceka ugatuza ugaturana Nyagasani. Nimba vuga ndahavuga hatanu, ariko ndaza gutinda go hagatanu, nawe ndagusaba ko utaza gusoza utageze go hagatanu, kuko ni akagatanu. Ingingo ya gatanu niyo itsitse, niyo ifite izingiro ndetse n'ipfundo, nuze gutaha utayumvise. Ingingo ya gatanu niza kubikomeye mu izindi zose. Reka duhere ahambere ugomba kuzimya telefone, gufunga telefone kugira ngo utuze uturane n'Imana. Ahambere ni muri siporo. Uzabona umubyeyi we abantu benshi muri nosi kubera kwanga guceceka, kubera kwanga umutuzo, ajya no mu muhanda kirukanka afite za ekuteri mu matwi kubera kwanga gutuza. Uzasanga abantu benshi, ndetse n'ikindi kibabaje muri no minsi uzasanga hari abasiga bakoresha radio siporo, akaba ari gukora siporo yumva n'umuziki. Aha harimo ikibazo kiremereye cyane cyo guhunga umutuzo, cyo kurusaku rwivanze mu byacu, cyo kurusaku rwivanze mu buzima bwacu. Utekereze nawe uri muri siporo, ibiradiyo, ibyuma bibomborana kugira ngo abaryo bikuyobora. Ni ikimenyetso cy'uko inosi yacu igeze aho bitagishaka gutuza ngo tubone Nyagasani. Nyamara no muri siporo Nyagasani arakubwira, n'igihe uruka Nyagasani arakubwira. Dore impamvu Nyagasani aba ari gukubwira naho hantu ugomba kuzimya itumanaho, bityo kareka Nyagasani akagukoresha. Uzi ko muri siporo ari igihe cyo kuruhuka, ni igihe cyo kuruha, ukabira ibyuya, ariko urimo kuruhuka, kuko ya myanda izasohoka, isohoke muri cya cyuya, hanyuma nisohoka nawe uri kuruhuka, uri gusukurwa. Siporo n'ikimenyetso cy'isuku. Siporo n'ikimenyetso cy'isuku, gusohora imyanda. None wowe wishyiriye kutera mu matwi, ya myanda ntiri gusohoka, ntushaka no kumva ijwi ry'Imana, uri gutambuka naho mu matwi igira ngo uyumve. Naho nawe wabanguye ibiradiyo, nyamara n'Imana iri kuvuga aho hantu. Uko nawe ngusaba no munsi, n'igihe ugiye muri siporo ujye wirinda telefone, ujye uyishyira ku ruhande, erega uraza kugaruka uyisange. Bakristo bavandimwe, siporo igihe cyo kugorora ingingo, ndetse nanjye kuvuga gushyushya amaraso, ndetse n'uburyo bwiza bwo guhanagura ubu turiho. None rero tekereza, ufite na telefone, ufite itumanaho ryawe muri siporo, koko urebe ukuntu twabaye imbata z'ibyo bigirwamana ku buryo utanayirekana aho hantu. Aho ugiye hose ukayitwara. Koko
ni Nyagasani utwaye. Siporo nk'ingingo ya mbere tugomba kwitaho kandi tukubahiriza, tukirinda kujyana n'itumanaho, tukareka Nyagasani agakomeza kugenda tubwira no muri siporo. Yezu aravuga agenda akubwira naho hose mu nzira. Aha kabiri Yezu akoresha atubwira ni muri dushe. Namwe arakurikiye mu minsi yashize mperutse kubabwira umuntu najyaga mbaza ati hari ikibazo nshaka kukubaza, nuko akambwira ati ndaza kugusubiza nimva muri dushe. Abinkora nk'inshuro 3. Nuko ndamubaza nti kuki umbwira ko ubanza kujya muri dushe mbere yuko unsubiza? Arambwira ati iyo nagiye muri dushe naje kwiyuhagira cyangwa iyo ndi kwiyuhagira ibisubizo bigenda biza. Uko ngenda nihanagura, uko ngenda nisukura, ngenda nushaho kubona urumuri no kubona ibisubizo. Nanjye kuko naje kubikora nsangaho ko iyo umuntu ari kwiyuhagira amajwi y'Imana ari gutambuka, Nyagasani ari kugenda dusukura. Nawe nanjye rero twongere turebe niba iyo tugiye muri dushe tutajyana y'ibiradiyo, biteleviziyo, telefone n'ibindi byinshi cyane bitubuza kumva ijwi ry'Imana, kure ku rusaku. N'igihe ngiye gukaraba, n'igihe ngiye muri dushe, ngiye ngiye kwiyuhagira. Burya kwiyuhagira byerekeza no kuri penetensiya, kwiyuhagira ku mubiri, naho Imana irakoresha iyo suku ugenda itubwira. Nawe rero ongera urebe niba ntaho ujya muri dushe, ujya kwiyuhagira n'urusaku rwinshi rukuri inyuma, aho kugira ngo uke ukarabe nawe uri gukomeza ugenda urundamo imiziki n'ibindi byinshi cyane. Imiziki mwa babyeyi mwe, imiziki koko igihe cyose n'ahantu hose. Dushe yacu tuyubahe. Yavuga igira iti ushaka gucya atinda muri dushe. Reka rero naho Nyagasani arahari ari gukubwira utuze kugira ngo uturane nawe. Aha gatatu tugomba kuzimya telefone kandi tukayiha Nyagasani agatwiyoborera ni ku meza. Ukurira ifoto y'iterambere ryaje aho usanga buri wese agiye ku meza ari gucatinga, buri wese ari ku meza ari gusubiza message, ari guhamagara. Ukurira ifoto y'abantu bari gusangira ku meza hakabonekamo inkongobotsi. Umuntu ufite ikinyabupfura gike arasohotse agiye kwitaba, undi baramuhamagaye agiye kwitaba. Uzi ko bene abo bantu bashobora no kukugambanira, bene abo bagenda bitaba muri ku meza. Wagiye se ngo usibye mu gihe cya Yezu bishoboke ko nta tumanaho ryabagaho, ubundi Yuda niryo ari gukoresha, niryo ari kumworohera. Asohoka bari gusangira na Yezu, none asohotse kandi hari nijoro. Abantu turi kuri telefone kugeza nubwo tugiye kurya. Tekereza nawe iyo apeti koko, kubuza abandi apeti, kuganira. Uhadutsinda igikomeye cy'abashefu bifatira abandi ku meza ati ndeka nganirize runaka. Hari umuntu umpamagaye ukibaza ngo aho muri kuganira bose abantu, ukitaba koko ese ni Imana uri kwitaba? Kandi wasanga ari imigambi misha muri gucura, wasanga ari kwikunda, kwikunda kugeza ubwo wanza muri gusangira. Icyo ni kibunyabupfura gike. Ako nagasuzuguro, usuzugura abandi muri gusangira, muri kwitaba telefone, uyihibikana. Ubundi mwarimo twigisha yari atubwiye ati please nimujya ku meza siga telefone yawe aho urara muri chambre, uraza kugaruka nta kiza kuyikwiba, nta n'ibyo uza gutakaza bindi byinshi, yewe n'ugushaka araza gukubona. Ariko gira igihe uhereza abandi muganire ku meza. Ukuri ifoto nawe uri kumwe n'abana ku meza, uri kumwe n'umugore n'umugabo muri gusangira, warangiza ngo allo uri kwitaba koko. Cyo ni kinyabupfura gikeya. Naho ngaho Imana iri guhavugira. Ibyo biganiro muri kujyana abagenzi bawe byiza gusangira, Imana iri guhavugira. Uko abantu benshi bibwira ko iyo dusangira ari ibiryo gusa, tunasangira n'ubuzima, partage de vie. Aho naho Imana irahari. Imana iri kuvugira muri mugenzi wawe muri gusangira. Nawe rero ukiya kwitaba, ukiya gukoresha telefone. Abantu benshi bafite ikibazo mwabyeyi mwe cyo kumva batagenda, kaba no wajya ku meza biranagayitse, cyangwa ukamubona mucaye ku meza bamwe bashyizemo televiziyo, kiradiyo, nibwo batangiye. Wajya gusura umuntu noneho aho kujya umuganira, kuganirize, agafungura ikiradiyo agafungura igiteleviziyo ngo arebe. Koko wagiye kureba televiziyo cyangwa wagiye kujya mu muganire n'uwo muntu? Ikiganiro ku meza, gusangira ibiganiro, gusangira amafunguro. Twirinde telefone, twirinde tumanaho. Bantu mucakaza abandi. Bayobozi utesha abandi apeti, kuza abandi uburyo ameza. Tugeze guhakana ugomba kugira umutuzo ndetse no guceceka. Hitwa ku buriri. Ku buriri umubyeyi. Abantu benshi iyo bageze ku buriri nibwo batangira gucatinga, gukoresha amatelefone.
kwandikirana message. Ndetse ubu haje ikintu gikomeye cyane wa mubyeyi we kibabaje, ngiye kukivuga umbabarire. Abasore n'abakobwa, neza kuvuga abagore n'abagabo babana ku buryo budakwiye, navugaga butewe n'amategeko. Bamwe batangiye ingeso zo gusambana kuri telefone za video call, guhamagarana umwe yarebana n'undi, iterambere ryahindutse iteranyuma. Nuko bikaza kurangira ingeso zose twazadukanye kuri telefone, cyane cyane igihe cya nijoro, igihe dusinziriye, igihe turi ku buriri, ugasanga uburiri bwacu bwabaye indiri y'ingeso za sekibi. Ugasanga uburiri bwacu bwabaye uburiri bwa sekibi, kandi uburiri bwacu ari uburiri bwiza twagahuriyeho n'Imana, aho tugomba gutuza tugahura n'Imana. Twongeye dukoma agatima ku buriri bwa Yosefu, uburyo Yosefu yahuye n'Imana ari ku buriri aryamye agahura na Nyagasani. Wowe se nawe koko ujye uhura na Nyagasani uri ku buriri? Ukurira ifoto nawe uryamanye n'umugabo wawe cyangwa uryamanye n'umugore wawe, wajya kumva yitabye telefone arakuhamagaye uritabye. Koko ibyo bitotsi, ubwo buriri ahantu Imana iri, uburiri kurarana n'Imana, guhura n'Imana. Ongera utekereze nawe umwanya ufata nijoro, narinjye kuvuga uri ku buriri n'ahandi nijoro, ugatangira ukaganiriza abandi, kuganiriza Imana. Kandi uburiri ari igihe cyo kuruhuka, ikiruhuko tukaruhukana n'Imana, kugira ngo Imana ikomeze gutubwira. Twagiye dusobanura kenshi ko Imana ivuga nijoro. Kubera iki? Kubera ko abantu ku manywa baba bari gusakuza, bagiye mu mirimo, induruburi, nuko Nyagasani akagenda atubwira nijoro. Ngizo saa 9 z'ijoro, saa 10, Nyagasani aratubwira n'igihe abandi batari kumva. Tureke Nyagasani natwe umutuzo tumurekere aho hantu ku buri mubyeyi uha agaciro uburiri bwawe. Abanga banemeza ko ikiza ushobora kuzimya telefone cyangwa ukagira ubundi buryo wayishyira mu mutuzo kugira ngo wumve Imana, kuko Imana iravuga. Hana batagatifu bakundaga kuryamana ishapure ku buriri, bakaryamana ibimenyetso, ibirango bya kiliziya hafi y'uburiri bwabo, kuko bazirikanaga ko Imana iri gukomeza kugenda ibabwirisha ibyo birango, cyane cyane nk'ishapure n'ibindi byose bizana ubuke ku Mana nk'umusaraba. Kureka ibyumba byacu Yesu akabitambukamo umutuzo, twirinda guhavugira, navuga amagambo atari meza. Aha gatanu ari naho hakomeye cyane yewe, telefone no kuyirinda mu isengesho. Ukurira ifoto y'umuntu wagiye gusenga ari nko mu kiliziya, nuko ndi akamwandikira, urakamusubiza ati yewe turi mu misa, ndaza kugusubiza niva mu misa. Koko tekereza nako gaciro uhaye igitambo cya misa, kugeza nubwo witabiyemo telefone, kugeza nubwo uri gukoreshamo telefone, kugeza nubwo uri gusubizamo message. Hari ikintu cyateye kandi gikomeye, aho usanga abantu benshi ubuye butugeze kure, ati kamera zadutwaye, gufata amafoto, amashusho, yewe no mu gihe cya consecration, mu gihe umutima wa kiliziya ugeze, mu gihe turi gusenga, ugasanga abantu bari gufata amafoto, ati yewe mfata ifoto ndi gusenga, nyerekana ndi gusenga rwose, uzerekana uburyo rwose ndi gusenga. Ifoto uri gusenga, iyo foto uri gusenga kuko n'Imana yayibonye. Tuzirikane kandi dutekereze ku buyobe abantu benshi dufite, tuzirikane ubuyobe dufite. N'igihe dusenga ukabona dukeneye gufatwa ifoto, mfata ifoto ndi gusenga. Isengesho ahantu twagahuriye n'Imana, ahantu dusabanira n'Imana, none ndi kugenda nzanamo n'ibindi bidakwiye. Kuruhukana n'Imana, isengesho n'ibisengesho yawe ritaguhindura, hindura uburyo ukora mu isengesho ryawe. Ndagusabye rero wongere urebe aho se ujya ujyana telefone mu isengesho, aho se uyobya imbaga y'Imana. Hari n'iterambere ryaje ryo kumva ko Bibiliya iri muri telefone, amasomo ari muri telefone, ni byiza kubikoresha. Yabyagarukiraga aho ngaho, ntube wabasha kurangana n'utundi twinshi turi muri telefone, amafoto, amavideo, ngo ujye urangare mu gihe uri gusenga. Ikiza rero ni uburyo bwiza ukoresha telefone uri gusenga. Nkwifurije nawe uyu munsi wo ku gatandatu gutegereza ukanya Nyagasani, kongera kureba igirwamana byose ufite. Ikigirwamana ngo ni ikintu cyose ukunda utaburira umwanya. Iyo telefone wayihaye umurongo, waretse ukayigengaho kugira ngo yo ikugenge, waretse itumanaho ukarikoresha mu buryo bwiza bwo kuborokera Imana ndetse no kwamamaza Kristo, aho kugira ngo itumanaho ujye urikoresha mu buryo bwo kwamagana Imana. Nyagasani utubabare ahantu hose twagiye tudohoka, ahantu hose twagiye twitaba abandi wowe ntitukwitabe, ahantu hose twagiye tujya kure yawe,
tukegera abandi aho kugira ngo tukwegere, tugasanga ibintu aho kugira ngo dusange ubuntu bwawe. Uyu mwanya dutegereje izuka, natwe duhe gutuza, dutuze mu mitima yacu, dutorere nawe, dukore ugushaka kwawe buri munsi. Mwese Imana ibaho umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Nifurije kwitegura neza Pasika, kandi muzagire Pasika nziza. Kristo ni muzima mu buzima bwacu bwa buri munsi. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.